intambwe zitatu nabo bagatera izindi zitatu piga hatua kama tatu. ongera utere izindi zibiri gezeni tena hatua mbili. murakoze cyane. Shukrani sana. Byinshi tubabaza turabizi kugira ngo ibintu byose bibeho turabizi nuko mwakiranuse bagasanzwe bakoye hasigaye namwe bisohozanye mwishimye. Tutauliza mengi, tunajua kwa ratiba zote mmezitamatisha. Acha tupate kwa simu, pokeane. Murakoze cyane no kwicanga. Fanya vizuri, mnaweza mkaketi. Reka dusabe Runyambo uko nawe wanje atari intambwe imwe ngufi. Cha tumsihi bwana harusi apige hatua moja fupi. Cyane dusabe Debora atari intambwe Cha nkazi. tumsihi bibi harusi naye apige hatua kama mbili. Yongere kandi Ngeza tena hatua nyingine. ongera kandi tutari imwe. Piga hatua nyingine. Murakoze cyane. Reka dusabe Runyambo nawe atari intambwe nkazi zibiri. Cha tumsihi Runyambo apige hatua mbili. Cyane basabe mwese buri wese atera intambwe mugana hari ndahabura gatatu mwamo mutera intambwe mwegerana rimwe kabiri gatatu. Acha mukaribiane. Mwegerane mwegerane. Murakoze cyane. Dusabe Runyambo amutwikure. Acha tusihi bwana harusi atutolee hiyo kitu ambayo kwa hapo inamzuia kama next. Acha tuondolee neti hiyo. Acha tuwape vipanza sauti tafadhali watu. Runyambo maike abasha kurahira. Acha tupe Runyambo microphone. Aturahiriye ko bazabana ngaho bamufashe mikrofone wenda bari namufashe. Jewe Runyambo Pacifique nemeye ko wowe amutira bose Debora guhera uyu munsi tariki ya 19 z'ukwa munani 2023 umbera umugore w'isezerano shingiwe n'itorero uko ijambo ry'Imana riri mu Efeso 5:25 itegeka abashakanye. Zakubaha, zakugandukira muri byose, zakwitaho, zagukunda, zakwihanganira muri byose, uzabana nawe muri byose, kandi usezeranije utazagira undi mugore mubangikanya nawe. Isi yose tuzaba tukiriho, tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujana itorero. Mana uzabifasha. Ijambo ry'Imana riri Efeso chapter 5:22 bitegeka abashakanye zakubaha, zagukundira muri byose, zakwitaho, zagukunda, zakwihanganira muri byose, tuzabana nawe muri byose, kandi gusezeranyije kutazagira umugabo ubangikanya nawe iminsi yose tuzaba tukiriho. Tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujya mu itorero. Mana uzamufasha.
impeta cha watulete peta hizo. Mana yanjye umva ibyo nkorera ni nziza we, umutima wanjye wuzuye ibyishimo, icyo nagusabye mana n'icyo unkoreye, ushime kuko wumva gusiga. Mana yanjye umva ibyo nkorera ni nziza, umutima wanjye wuzuye ibyishimo, icyo nagusabye mana n'icyo unkoreye, ushime kuko wumva gusiga. uducanye tacho twavuga cyane impeta Cha tupate kuombea pete hizi. dusabe pastor asubire impeta Cha tumsi pastor ombee pete hizi. Uwiteka Mana ikomeye, Mana igira neza, Imana ishobora byose, ushimye kuri uyu mwanya mwiza udasanzwe, umwanya w'ibirori by'abageni bacu, wabanye natwe, twabonye gukomera kwawe, twabonye imbaraga zawe. Tugeze umwanya mwiza mwami, tukweretse izi mpeta uko zidafite aho zitaniye ndetse n'aho zitandukaniye, ariko bazabana karamata, ariko mwami Yesu uzakomeza kubaba hafi kugira ngo urugo rwabo ruzaba urugo rushimwa nawe. Shimwa none n'iteka ryose, tubisabye ku bwa Yesu Kristo wabambwe, amen. bane bifasha kuzihambura hanyuma bambikana impeta Cha wafungue pete hizo alafu wavalishane. nyambo n'ubundi niwe watangiye Nyambo ndiye alianza. tekereza ko ariwe watangira umutize wa mukasi nimba uri hafi kuko yes ikoze cyane umutize mikrofone avuga ijambo ryose akeneye kuvuga ryo ku mutima, yashaka aririmbe, yashaka amurahirira izindi ndahiro, nashaka asenge cyangwa yuzuzwe icyo akeneye. Aseme yale ambayo yako rohoni mwake, kama ni kujazwa kuimba, kama ni maombi, kama ni maneno matamu ya upendo, kile ambacho kiko moyoni mwake. Jewe Runyambo Pacifique wambitse iyi mpeta ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, ndahamya ndashidikanya ko wavuye ku Mana, niyo mpamvu nongeye gusaba
Imana mu mbaraga z'umwuka wera ngo Mana uzadushoboze niwe wubaka wingingiye uzatwubakira ku rutare kandi ndabihamya ndashidikanya kuko niringira imbaraga zawe uhereye uyu munsi tubere umuyobozi tutagufite ndaho twagera Shima Yesu Mane natwe guhereye uyu munsi ntabwo ravare igare wasami na gori tena varide usanganda wani shaola bari nukuri ni watushindikirijeho pabitano tanga angani wanda hasana Yesu Kristo tumusenze. Amen. Koze cyane. Yiringiye imbaraga z'Imana. Yiringiye ubwiza bw'Imana kuzabana nawe. Anahitaji nguvu za Mungu na uwepo wa Mungu kwa pamoja naye. Tumsihi bibi harusi naye Debora. Wanditse iyi mpeta y'ikimenyetso cy'urukundo nawukunze nzakubaha nzakugandukira nzakorera umugore w'umugisha nzakomeza gukunda murusheho gukunda nk'uko nagukunze umunsi wa mbere Imana izabidufasha Koze cyane dusabe abantu bateguye aho bapfukama hanyuma dusaba abashumba bose Chatusiyashazwa tulete vitu ambavyo tufatikanye vitapiga magoti gusengera yako uyu muryango na tukisihi wachungaji wote wapate kuja. abashumba bose tubasenga Wachungaji tafadhali kuje muunganishe harusi hii. tufatikanye gusengera umuryango twese Sisi sote tuambatane kwa kuombea harusi hii na wapige magoti. turaza turagezesha isengesho gato tufatikanye dusenga hanyuma turaza kurangiza isengesho n'abashaka kuturuka ariko twese dusenge Mana mu izina rya Yesu ni wowe utangira umuryango kandi ni wowe usoza ni wowe Mana yacu utangije umuryango kandi icyo utangije ntuzi ugita mu nzira ahubwo uzi ugisohoza kugeza ku munsi wawe watangiriye mu nzu y'Imana watangiranye ibyishimo watangiranye umunezero watangiriye bisubiza Imana watangira guhaye umuryango wawe none mu izina rya Yesu kugira ngo uzakomere kuruta turasaba umugisha w'Imana turasaba imbaraga z'Imana turasaba ibihe byiza byo mu mwuka turasaba kongera kumva Imana imbaraga zikomeye z'Imana zizaza zishigikira umuryango umunsi ku wundi uzaba kote ku mabara n'imigongo uzaba wowe Imana iminsi mu buzima bwawe Mana mu izina rya Yesu turasaba n'umuryango Imana niho umugisha wawe uzaba umugisha wo kuzaza no guheka uzaba umugisha wo guheka mu inshuti uzaba umugisha ukomeye Mana izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo icyubahiro ni icyawe kugira neza n'ukwawe tugushimye ko wateguje ibirori by'uyu munsi wa none Mana tugushimye ko wateguje aba basore kugira ngo babane ishimwe ni ryawe icyubahiro ni icyawe kubaka ni ukwawe gutanga ubwenge ni ukwawe kubaha ubuzima bwiza ni ukwawe zose ni wowe witeguye isi itarabaho wari ubizi ko bazabana umugore n'umugabo kandi umenye ko uko bazabana barakiriye imbaraga z'umwuka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusabye kugira ngo bazabyare bororoke kandi tuzakomeza inzu yabo tuzayikomeza kandi tuzakomeza kandi
Tutachukua picha ya wachungaji. baza gutambuka bazamuke hano babacishije. Acha bwana harusi na bibi harusi wapate kupanda hapa kwenye jukwaa. Wapate kusaini katika cheti chao. Bwana harusi anaweka sahihi katika cheti hicho cha harusi. Bibi harusi akifuata hivyo hivyo aweke sahihi, akidhihirisha kuwa ni maamuzi yake binafsi. Chana best man pia adhihirishe kama shahidi wa harusi. Chapia na marehemu pia naye aweke sahihi yake hapo, akithibitisha kuwa harusi hii imefanyika siku ya leo. Chatumsi pasta naye kikamatisha ambayo ndio sahihi ya mwisho ya mchungaji. Tubaheze certificate. Chatuwakabidhi certificate yao. Suko batsindiye urugo ahubwo nuko bagiye gukorera urugo. Si kwamba wameshinda bali wanaanza kufanya kazi ya boma. Tunaweza kugira ngo baje kuikorera imyaka y'ubuzima. Tunawapea ili wafanye kazi yote ya maisha. Certificate y'urugo umuntu utazayibona kiriho. Certificate ya boma mtu haipati kuwa akimaliza kufa. Tutanyitwa sema pastor tuyibane. Cha waambatane na wachungaji wengine. Shukrani sana. Kitabu batufashe kusinya mu kitabu. Cha pia katika kitabu cha kanisa iwekwe sahihi zao. Itaanza na bwana harusi hivyo hivyo.
baraka za mwisho. kubara 6:23 avuga ngo Uwiteka abwira Mose ati ubwira abana ruti uko abariko muzaje guhesha Abisirayeli umugisha muti Uwiteka aguha umugisha akurinde. Mungu akubariki akulinde. Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Mungu akuangazie uso wake akutende mema. Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Mungu akuangalie vema akupe amani. Uko abariko muzamushizira mushimisha izina ryanje Isiraheli hejuru nanje nzabaha umugisha. Amen. Kubwo ububasha bwarwa n'itorero rya Rehoboth Ministry Church, Kwa mamlaka nimepewa na Rehoboth Ministry Church, uhereye uyu munsi tariki ya 19 z'ukwezi kwa munani 2022 kuanzia leo tarehe hizi 23 mwezi wa 8 19 2013, z'ukwa munani 2023 19 za mwezi huu wa 8 mwaka wa 2013, ndahamya ko Runyambo 23 kumradhi. ndahamya ko Runyambo Pacifique na Andutira bose Deborah atakiri umuhungu n'umukobwa ahubwo babaye umugabo n'umugore. Ico Uwiteka yateranije tekage mutu uzagitandukanya. Mana mu izina rya Yesu tugushimiye cyane kuri do cyangwa kuri uyu muryango uremye munsi bawusabiye umugisha, ariko kandi ukomeze utanga umugisha, ukomeze ubane nawe none ndetse n'ibihe bidashira kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu umugisha. Mungu awabariki. Ushobora gufata umugore wawe ukigendera aho ushaka hose. Mungu awabariki. Mushumba arakoze, Imana y'umugisha umugisha. Shukrani sana kwa mchungaji, Mungu ambariki. Abageni bacu bahagarare hano imbere. Bwana harusi na bibi harusi watazidi kusimama hapa mbele. Korali za Rehoboth zombi zitambukira icyarimwe zirabiri imwe. Maskwaya ya